gahunda yo guhorera Colonel W'Ingoma tayari intare za Sarambwe zigeze kure ubu tuvugana Kinshasa irahungabanye kubera umuntu intare za Sarambwe zimaze kuritura yitwa nde bamurituriye he ayo makuru turayazanye ja Pacifique aha ngaha yewe nago nzi uburyo nabivugamo yako yemaraye we bigenze bite Pacifique we bigenze reka kubwira humura amagambo ashize ivuga amagambo ashize ivuga bagenze ariko zikuvuga ngo umuntu yarapfuye akagaragara ari kumwe n'abasirikari 1518 amaboko hejuru ngo bagirapfuye baramurituye no muri comment wacu babitubwiraga yewe no muri comment wacu mwabitubwiraga bamwiciye he bakatubwira nabe ariko nk'abantu sinina babwiye ko Makenga yimukiye mu kindi cyumba indege ikaza ikarasa icyumba ntuze yararimo Colonel Lieutenant Colonel W'Ingoma akaba ariyo yapfiriye Makenga akavuga ati ntago twarara na hano muri iki cyumba tubyigana reka turyame twisanzuye njye reka njye mu kindi cyumba akaba ari Imana imurokorera akanagenda kanazimira arakavuga tugata ari kuvuga yagize none Kinshasa yihabuye agaragara n'abasirikari 1510 na bangahe n'umunani iyi nkuru ndaje nyisome neza cyane ku gitangaza makuru byamaze kwandikwaho uraje bivuge neza cyane rwose hanyuma ari bwana Fils narababwiye ngo ngewe namaze kwidekarana n'ubundi ku ntare za Sarambwe baranzi Pacifique rwose namaze kuhagera neza cyane naronze ati ngiye kujya nza mbage ku ruhande rwa Kinshasa nta kinya oya nta bintu by'imiyaga ubu tuvugana babazungu bari barigeze karakajya ndakubwiza ukuri intare za Sarambwe zamaze gushoramo ikintu ntavuze ndetse umusirikare udasanzwe w'intare za Sarambwe sindi bumuvuga izina kuko nabonye aduye zidukurikira ahanga hari igikorwa kidasanzwe bakoze icyo gikorwa ni ikihe ko nabonye ababirigi batangiye gupfunaguzwa uzi wari wabona umuntu urwaye grippe umisishije niba wabona ukuntu umeze najyaga ngira ngo nafite kamuswaro hafi aho abasirikare b'abazungu rero hano batangiye kurwara amagrippe na za diare mukanya gato baraje bajya bavuga ngo turwaye mu nda uyu munsi ntitujya ku rugamba basi ibintu biri ku wowe ntago uzi icyo narindi guseka ntago ndi guseka ibyo uri kuvuga ariko ni ikintu kimeze nk'itangazo se reka baze sobe mwumbi ni ibiki urugaga ruharanira demokarasi no kubohora u Rwanda none zo nabaye noneho biri no mu gifaransa reka uri gushyira mu kinyarwanda force démocratique de libération du Rwanda none se no si ibyo gusa bavuze ati mushobora kuba mutanumva ikinyarwanda cyangwa se igifaransa reka tubibashire no mu cyongereza barandika ngo Democratic Liberation Forces of Rwanda komeza uzi komeza bagiye kuduha bama FDLR bandikiye Trump bandikiye ngabafashe bandikiye Trump turaje tubirebe bamushimira bamubwira ngo urakabyara urakagira gute aba ba FDLR cyamaye na mikoro wagiye aba ba FDLR noneho ubu kuri no nshuro bimuye ibirindiro babishyize ku mugaragaro babigira official ntago ibirindiro byabo bikuru byimutse byose byimukiye byabaga hiryo hano muri za Masisi muri za Rucuru muri Masisira ahubwo ubwo ni za Warikare hoya ni Rucuru intare za Sarambwe zirahafi hariya muri biriya bice bya Rucuru haba za FDLR nyinshi cyane ndetse nano muri Masisi noneho biri official babyimuye ndetse noneho ku mugaragaro nabwo banabishyize wa mukomediye wacu kwa Neva niho byajyana none ariko oya ntago ariho biri ahubwo nawe noneho yabaye umufatanya bikorwa danje sinabivuze we nekira kigabo bita Level ngibi hano ndabifite amakuru ya nyayo rero atugeraho tujye kuza tuyarambure ingingo ku yindi bwana Pacifique nanone mu byukuri ejo narabibabwiye nababwira ngo M23 yakoze tekinike nk'izo mu 1990 no mu 2015 noneho rero ikibati ibintu M23 hakoreye kubita burundu kubure sans retour ariko reka mbabwire sans retour mu gihe kubita
intare za sarambwe hano zikozaga kurwa nanone ubundi ni neza the same na za ninja tubona mu mafilime ziburira mu myotsi zibakubitiye mu myotsi barongeye barabikoze nanone geni kuri uko twayazanyira Pacifique reka nkubwire rero kubera abantu baduhaye like reka tubashimire tubwenge Imana bamugisha tugiye kubaha amakuru rero arambuye neza akantu ku kandi na subscribe bigendane kabisa hanyuma rubwana fisi turambura amakuru duhera kurinde Sultani Makenga ubundi niwe reka tubariwe duheraho hari amakuru yamwanditsweho ubu tuvugana mugaba mukuru w'ingabo zo mu mutwe wa AFC 23 cyangwa se igisirikare cya Ingofero cyitwa ARC General Sultani Makenga yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'imisi havugwa ibihuha bitandukanye ku buzima bwiwe. Uyu munsi rero kuwa mbere tariki ya 2 Werurwe nibwo Makenga yagaragaye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo giherereye muri teritwari ya Rucuro ubwo yari yitabiriye umuhango wo gusoza amahugurwa ku basirikare bo mu mutwe udasanzwe 1518 AFC 23 yungutse muri uko kwezi nyine ubwo turimo tayari. General Sultani Makenga mu ijambo yahavugiye yagaragaje impungenge z'ibitero bya drone ingabo za Reta Kinshasa cyangwa se za Leta ya Congo nyine zikomeje kugaba mu duce tuwe n'abaturage beshi ku buryo abeshi basiga n'ubuzima batakariza ubuzima. Uyu musirikare mu butumwa yahaye abari barangije nyine imyitozo abakomando yabasabye gusanga nta mpungenge nyine bagenzi babo bari ku mirongo imbere ku rugamba itandukanye nyine aho mu bice bigiye bitandukanye baherereye mu rwego rwo gukomeza ubutumwa bwo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'abanyekongo muri rusange. Ati ingabo za FARDC ni ingabo zirangwa n'imigirire mibi itandukanye kandi niyo turwanye yemwe n'umuyobozi wazo Tshisekedi ubwe yavuze ko ingabo ze ari z'abasabirizi. Ibyo byerekana ko ari we musabirizi mukuru. Sultani Makenga uze ko ibyo nitangazo reka tureka kuritinda reka nongere nsome inkuru nyirangize ngo niwe musabirizi mukuru ako kantu niko kari kantunguye umusabirizi mukuru nyine barebye babona ni Tshisekedi reka turambura amakuru neza iyo ni inkuru ndende cyane turagenda twicamo muri makeya okay ntari nubwo turagenda tubigarukaho umusabirizi mukuru ariko ntago ari ukubeshya nukuvuga ngo nese ntago ujye ubona n'abasirikari abayakamenyemo nyine none se ntago abeshya ariko iyo babuze nibyo basabiriza none se ntago ujye ubona bari abatipe bahetse udukoko utugurube uduki nibisambo nibisambo ni nabasabirizi ahubwo buriya nuko atabivuze neza nibisambo yavuze ngo Tshisekedi ubwe yivugiye ko ingabo ze ari z'abasabirizi bityo ibyo byerekana ko Tshisekedi ari we musabirizi mukuru kuko niba ingabo zari abasabirizi ni we musabirizi mukuru nyine so ibyo rero nibyo byerekana ikiciro cy'ingabo ze ngayo nguko rero Sultani Makenga yagaragaye ninga Kinshasa rero bahuye n'ibibazo noneho se uretse gatoya nta muntu waje akanyandikira muri comment nivugiye ngo Makenga akoze bidasanzwe wari ufite amakuru ahagije yuko yapfuye use ko yagaragaye yabibonye ntagaragaye we nutsinzwe nyakundi akugurira gafanta ngo Makenga agusaba imbabazi kugira ngo usabe imbabazi urebe aho ngaho muri comment ujye ujoininge group yacu uze kureba muri group urabonamo nimero yanjye nurangiza umpamagare unsabe imbabazi erega bari natwe banange barantukaga nawe ndetse ntago twese buriya twese babadutukira muri cyagiye wari wagiye muri gahunda z'akazi ibyo tubive twikomereza amakuru reka dukomeza amakuru reka Sultani Makenga nyine yagaragaye nibyo nta bindi twerekeze hano hari inkuru ebyiri zirya izindi kwihorera ndetse n'uburyo M23 ikubitiye aba FARDC hano muri za Kibati duherehe reka duhere kwihorera uwo musirikare batuye ngo n'umukoroneri amaze intare za sarambwe biga amaze kumwereka icyo we agomba kubona ibingibi byatitije Kinshasa bitewe n'uburyo byakozwemo Kinshasa baratigite nk'ababandi bari kwigira ngo ya la batigisa ubwoba abandi bagiye mu n'umuntu bari gutitira nk'umuntu avuye mu mazi imbeho yamwishe ari gutitira ari kugenda ashaka ikintu yifubikisha iki gikorwa cyarakasa mutwe byagenze gute rero uyu nguyu bamwita Colonel Joseph TB Kanjore
alias 00 baba bamuhinduye koko 00. aboretse gatoya soma iryo zina neza. Uyu nguyu bamwita Joseph Tibi Kanjore alias 00 alias 00. yego Joseph Tibi Kanjore alias 00 yego. amazina aragwira. Koroneri yarafite ipeti rya koroneri. Uyu rero nyine bamuhinduye 0 nkuko amazina ye abivuga. Intare za Sarambwe zabikoze mu buhe buryo rero bikorewe he byakorewe mu Minembwe mu Mikenke gute rero mu Mikenke imwe ya Neva oya mu Mikenke nyine Mikenke muri ka gace ko muri Congo mu Minembwe nyine no kuvuga ngo ibi ngibi byakozwe n'abasineyipa abasinepa ba M23 hari abasinepa ngiye nigeze mbabwira babiri M23 yohereje gupima abantu ku rugamba no kuvuga ngo hari abagenda imbere ku mirongo bari kurasana na aduyi sinepa bakaba bari ku ruhande bari kugira gute bari kureba aduyi umwanzi mukuru. Noneho rero ahanga rero aba basinepa amakuru yatugezeho batubwira ngo bagiye ari babiri umwe acungira undi n'undi acungira undi bose bari bafite ababiri no kuvuga ngo ubwo bari bane abasinepa babiri bafite imbunda ebyiri n'abafite jimeri baba bari gupima ibintu by'imiyaga amakorudone n'ibikingi isasu ngo riragenda gutya nta riri bugerero ku giki niki ibi bintu bibamwe imibare mw'abantu mwe byo kurasa by'abasinepa cyane tayari buri umwe aba yitwaje buri umwe wese afite akamaro ke. Yego. Noneho rero basinepa bajya muri ntuze zabo aho ngaho mu Mikenke bajya ahantu heza cyane babona bameze bitwikiriye ibyatsi bameze nk'imisozi ku buryo wareba ukagira ngo na agasozi kari hariya ariko agasozi kimuka wareba nabo ugasanga kimutse. Aha rero nabo basirikare babihinduye nk'imisozi nyine bakisanisha no bagafata amabare y'iyo misozi. Ahubwo wene ubwo nangize ngo uravuze ngo kimutse hari igihe wareba nyine ukabona na agasozi ariko tuje gato wakongera ugasanga bitewe n'ibiri kukabera. Nuko rero abana rero baritonda bakira igipimo neza barangije baravuga ati ndamufite barahamagara ati alias Kanjore 00 Joseph Tibi turamufite neza muduhe itegeko tumurangize cyangwa miso igiye kuba aborted. Baravuga ati mission muyirangije barangije bakora mu mbarutso tayari ari babiri amasasa abiri y'abasinepa kugira ngo umwe ataza guhusha n'undi ahushe bose bamupimira icyarimwe nta n'umwe wanahushije. Barangije bahita bavuga bati mission accomplished. Aya masasu y'abasinepa kubera ukuntu abavuye kubitaranura bari bimeze nk'imodoka igukubise ikizuru cyayo uretse n'imodoka igukubise ikizuru cyayo urashwanyagurika diragupfumura sije no kugupfumura bundi icyo gihe yo rigufasha ushobora kugenda ngo kilometero n'amaguru uri muzima wiruka ngo bari bandashe ngo numenye uko bigenze riragupfumura ahubwo ugahita utubwenge ugahita ugwa hasi utangira ugwa hasi gake ariko abiterwa naho bakurashe nimba bakurashe hano tayari hano umanuka gake gake ariko hano mu mutwe nako kanye nta nibyo gusamba. None bapimye herera mu mutima umwe hano undi ahanga umwe yari yaregeye hano yaregeye ko bamwisheneza sha bamwiseneza kugira ngo nta no gubashakaga yuko anagaruka nta byo kubabaza no gukura mu nzira bakubura bamwisheneza yo mukubita nka cya rocket kikamushwanyuza byose kimwe urupfu n'urupfu ubwo ri Kinshasa bavuze bati M23 ubwo yiyeguje abasenepi bibi bayincura kabiri turabe maso. Hanyuma rero reka twite dukomereza no kuyandi makuru asa naho ari kwihorera. Yego ntare za Sarambwe zongeza ikora ikintu kidasanzwe gute rero ukuri kw'Imana aba bafaransa murajya mujya mwumva ngo batanu bapfuye umunsi 10 bapfuye mu babiri urumva hari ikindi gikorwa intare za Sarambwe cyakoze noneho uburyo babikozemo ni uburyo butangaje cyane n'uburyo bundi butapfa kuboneka mu rugamba rugiye rutandukanye hirya no hino kwisi. Yego aba basirikare b'intare za Sarambwe bakoresheje ubundi buryo budasanzwe bwo kureshyareshya abantu basirikare b'abafaransa. Urana abasirikare b'abafaransa uyu munsi nibo bari bafite patrouille nijoro bagombaga kurara bacunza umutekano bayobowe na FDLR ku kibuga cy'indege hari kumbi oya anga muri Warikare ku kibuga cy'indege ntago M23 irajyayo haraza gisangana ari hagaba ibitero bya drone. Yego Noneho abangaba bari kuri patrouille bayobowe na FDLR
kumba bayoboye ni intare za Sarambwe urumva sinzi uburyo babigenje ariko bari bari hamwe bisanga bari muri ambushi intare za Sarambwe ubu tuvugana abasirikare bageze muri 4 bose babazungu bamaze kugaragara ari imirambo ahubwo hari targeting intare za Sarambwe zashakaga ariko zitabashije kugeraho cyo bashakaga kwa rukwica umuyobozi mukuru w'ingabo z'aba bafaransa bari hano muri Congo bari hano za Warikari ariko ntago byabahiriye kuko ubwo bari bageze hagati mu ijoro mu masaa 9 baje kuvumbura ko bari kumwe atari abaki abafude bitewe n'ibyombo bari bafite n'ababivugiragaho umusirikare umwe w'intare za Sarambwe yibagiwe kumyutinga icyombo birangiza bumvise amabwiriza bumva nyine nayo muri M23 ntago bugeze bumva araya bayifuderere bitewe n'amabwiriza bahabwaga nta kindi rero bakoze usibye ko basatse kwita bakayirana ngo barasane birangiza umwe muri bo yarari tayari n'ubundi ahita barangiza bose yahise barasira icyarimwe ariko gahunda yari ihari yaruko bari buvuye kuri patrouille bakinjira mu kigo cy'abafaransa bamara kuhagera bagakora mission ngo kabone niyo bahasiga ubuzima bwabo bahapfira ariko bakabanza bakarangiza ura munyagwa watangije operation kuzica abayobozi bose ba AFC mu 23 bari abafaransa bari muri za Warikari nibo bahawe ikiraka cyo kwica Sultani Makenga urumva ko yamaze no kugaragara tayari ubwo nawe yayisajya kuri liste kuko bari barayimukuye bavuga ko bamurasanye na Wiringoma none yagaragaye ubwo urumva Sultani Makenga aje ku mwanya wa mbere Colonel Inanga ndetse n'uyu nguyu Governor wa Kivu y'Amajyepfo y'Amajyaruguru yitwa Bahati Musanga Elasta ndetse nanuze na Bertrand Bisimwa na barawuresi Kanyuka hanyuma bari abimana inzenze bari abo biragoranye bababitse keshi kandi baracyari bazima no kuvuga ngo rero bwana Fisi intare za Sarambwe niyo gahunda zazifite ariko mission yangiritse bitewe n'icyombo cyabaraburije bakivugiramo ngo byagenze ngiye Pacifique kambanze mbwira abantu aka kantu bakabika ahantu mukandike bakabitse aya makuru sinayavuga ataraba iri jambo ngiye kuvuga baribitse ahantu ndabizi soon possible cyangwa isahira yose mu yandi makuru zaza mbibabwiriye kuko no operation yakasa mutwe iyi operation ninyigaruka umuzibuka ko nababwiye ijambo rivuga ngo the big gun with none cyangwa se the priest bishatse kuvuga iki with a gun dusobanurire mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo nababikira bitwaje imbunda nini cyangwa se abapadiri bitwaje imbunda nini ubwo nibyo birangiriye aho ngaho nyine sigure neza nyine birangiriye aho nta kindi abazabyibuka ko ibi aya majambo nayababwiye nta kindi dukomeza amakuru kuko ahanganda ndabizi ngiye kubisasanura byamara umwanya oya ntabwo byamara umwanya ahubwo byateza ikibazo ku ruhande rumwe rifo kuzabivuga byabaye hari umuntu waje muri komite ejo ikiganiro twakoze turi kuvuga ku byanuze arangije aratwandikira songo rero ngo mujye mudereza amakuru ngo mwagize twagize yabaye yamaze kuba confirmed nyine yamaze kuba confirmed byabaye nayo ngari confirmed ahubwo tuba tugomba gutanga twamakuru yarangiye ariko hari n'amakuru abara hazaza tuba tugomba kuvuga ariko ibiri gutegurwa ariko hari ibiba biri gutegurwa ku ruhande rw'intare ko ari rwo twebwe dusa naho twamaze kujya n'ubwo umunyamakuru ataba yemerewe kugaragaza uruhande ariho ariko byaraturangiranye twaragaragaye rero ntabwo tuba tugomba kuyavuga tuba tugomba kwemera byihora ibyo ntabwo mbizi nimba ari y'intare nimba ari y'abarundi nimba ari kandi bitubwiye utabizi kandi nanone ni y'abarundi yego abarundi twaje ababikira rwose noneho rero reka twikomereze Kibati twagiye Kibati ngo habereye ishyano byagenze bite ubundi Kibati intare za Sarambwe zakubiswe ni FARDC yakubise ni ukuvuga ngo FARDC Wazarendo ndetse n'abandi bose baba bagiye bafatikanyije aho ngaho bicaye bapanga urugamba neza barangira bavuga ati twebwe tugiye kwataka M23 hano muri Kibati dukubite nta kinya barangije baragenda bataka intare za Sarambwe ku munsi w'ejo mu masaha ya 9 n'iminota ingahe gutyo byasaga naho n'imvura yari imeze nkaho igiye kugwa ubona ko butangiye kubudika nyine ariko ari ikibazo cy'imvura n'ikirere noneho
bataka M23 muko ataka M23 M23 nayo irangira avuga ati aba bagabo rero tugiye kubakubita dukubite nta bintu by'imiyaga nta no kugira gute bavunire mu urusasu ndakubwiye ngo harashyuha koko amasasa camaragera guti biturika byose reka M23 ibonye bikazi iravuga ati rero aba baswa tukongere tubatemwa kandi kantu kagakoryo bakabatama bazana bya bindi bita smoke grenade barabirekura ku bwinshi ariko koko imyotsi iraza wagira ngo nimba nje nkunda kubona amafura nimba ari amafura urabona handi batwikira amakara amafuru nyine bayitifuru bya bindi batwikamwe amakara ujye ubona umwotsi birekura none bifate kwa kundi hari igihe bicumba bikajya bikarekura imyotsi myinshi cyane sinzi ukuntu ngo byagenze ngo ibiri gupfuba gutyo oya nibwo baba bakiyitekera urumva je uzi ko mba mbizi ikarekura imyotsi myinshi ifate rero nk'amafuru nk'icumi cyangwa imyotsi yarekura yose yateranyirize hamwe imyotsi ba myinshi aba basirikari ba M23 baraza bayinjiramo bakubita batipe nta kinya barangije abandi bazenguruka ku ruhande inyuma barabazenguruka bararasa koko bo bari bazi ibyo bakoze bari kura amasasu abatipe barakinagira baravuga ati rero ibi bintu ntago twigeze tubibona ko haba hatabona ubwo muvetura nayo ntibirangira barasanye ubwo se reka nkubwire turi hano kuri uruhande nge nawe kameramani wacu ari hariya wenda tumufate nk'umusirikare wa FARDC nubwo utariwe rwose ihangane n'umuzarenda noneho twe turi hano nge nawe uratubona uwo duhanganya ari hariya nimba dufashe izo smoke grenade tukazitera hano hagati imyotsi kazamo hano hagati nje nawe turaha twarasana gute tureba kandi kuko none se bibaye ngombwa ko tubinjira kandi hatabona ntitwaza guhura no kuvuga ngo izindi tekinike za gisirikare no kuvuga ngo ibyo ni ibintu biba byapanzwe nimba bamwe basigaye aha bakohereza amasasu mu myotsi no kuvuga byanga bikunde amasasu araba ari gupima imbere noneho ibyo ariko babikora mu buryo bwo kujijisha kugira ngo babwire aduyu uri hariya yuko bagihagaze hano kumbe hari abandi bazengurutse ku minota runaka ibaze babandi bari kurasa bagahita barikira kurasa kugira ngo batarasa bagenzi babo babandi babo bakabiri batangira gusoza igikorwa cyaho ngaho nuko byagenze none abantu barasobanukiwe nanjye nuko uvuga ngo mwabano intare zasanzwe zakubise kibasi ku buryo batazongera no kugaruka ubanza babakubise barashushubikanye babageze iyo kure no mu birindiro byabo baranabaharenze intare zasarambwe zorongera zirikatira ziragaruka hanyuma rero bwana Fils tukiri kuri amakuru muri Kibati reka tugaruke gatoya ahantu hitwa ahangaha nawe Nyabyondo ni Nyabyondo aka naga karikize kegeranye nawe bita Rusamambo muri territoire wa Rikari aha Rusamambo na ahantu harimo ishyamba abahazi barahazi so simpazi neza kuko sindahagera ariko amwe mu makuru nabashije kukurura yo nahawe n'umuntu wanje uriyo tujya tuvugana rimwe na rimwe bitewe nuko twagiye duhurira ku mbuga zigiye zitandukanye hari amakuru adasanzwe yampaye M23 igize ubwaka bubaye ishuro ya gatatu igabwa y'ibitero buri munsi hano muri Nyabyondo na agace gakomeye cyane ndetse karimo n'ibitaro bya Nyabyondo bikuru binini pe bivurirwamo abantu kandi benshi uyu munsi rero ari ikintu kidasanzwe ntari zasarambwe zakoze nyuma yo kwiyamagasuzuguro ka FDL kamaze imisi kabajagaraza ku buryo bukomeye cyane iri shyamba rya Rusamambo amakuru nakira avuga ko MV3 aba FDL bataza gusoka ngo ku bushake birarangira baritwitse bahiremo kubera iki kubera igikorwa kidasanzwe bakoze ishyano baragenda biba umuturage bamwiba inka n'amahene abiri ubwo n'abaturage babiri ndetse baranica bicamo n'umusaza bimwe mu byashengwe cyane intare zasarambwe ndetse ngo bamanutse ewana ibintu byo kuvuga ngo ba FDL ngo barimanikishwa amaboko ngo none ngo twemeye gutahuka mu Rwanda uratahuka uri umurambo nyine nibwo bya bindi bavugaga ngo rubaya bazayifata ariko bazayifata bapfuye babashyinguyemo nibyo byabaye ubu tuvugana intare zasarambwe sinzi wazihaye umutima nk'uwo zifite ubu kera bagiraga umutima mwiza bakambamanika amaboko bakababarira ariko ubu ngubu bitewe nyuma y'urupfu rwa Wiringoma nta miyaga ko basanze aba FDL aribo babagambanira barashe ku buryo bukomeye cyane kuko ubu tuvugana amakuru ari kungeraho imirambi maze kuba hafi 13
bwana Fils abo bantu ntago baba ari bakeya ntago bari bake kandi baba bafite intwaro nabo bari guhangana intare za Sarambwe zakoze igikorwa nk'icyo ngiye kuryama shima Imana abati Imana yakoze kubarinda ndetse bakaba bageze no kucyo bashaka Pacifique iminota iratujyanye ariko tureta dusoreza tureta dusoreza ahangaha abo ngabo ngo batangaje ibiki aragira hati communiqué de presse ni binomero ntazi binomero byinshi cyane FDLR nibyo ariko baragira bati the FDLR saluait les sanctions américaines contre le régime de Kigali. Uvira le 3 mars 2006 2026 muri make rero igifaransa ntago nkizi ndi kugenda nabivangamo n'icyongereza ariko nibyo muri make icyo bishatse gusobanura kuko nabisobanukije neza ndeba abantu bafite ubunararibonye mu rurimi rw'igifaransa baransobanura barambwira ati rero ibingibi biravuga iki FDLR yandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika babashimira yuko ngo bafatiye u Rwanda ibihano bafatiye u Rwanda ibihano bashimira ati murabindashyikirwa muri ndakemwa mwakoze cyane rwose turabyishimiye ariko natwe turagira ngo tubamenyeshe ko twimuriye ibirindiro byacu muri Uvira wabyumvishije Monisco siyo yaje none FDLR nizo zagiye hehe muri Uvira niyo bavugaga dore ngibi reba hano Uvira Reta tariki 3 niho byakorewe byasinyiwe niho rero bimuriye iki ibirindo ndetse nibindi biri hehe i Burundi byabafatanye nk'abafatanye bikorwa babo kwa Neva nk'abantu ngayo ngo Neva zakora ishyano none FDLR zije hehe hafi sibabihakanaga ngo no FDLR zihari ubizisuzo ziri kwandikira Trump zimushimira ubu Trump we ntaba bibona ko u Rwanda rufite ishingiro ubu rero Kagame yavuga ati ngiye ingabo zanjye ndazifashe noneho ibivuna muheto byinjiye bigeze hafi na hafi ngiye kubanza mbica umutwe hakiri kare bitaza kubangamira abaturage ngo Kagame ngabakora ibintu bitari ibyanyacyo none se reka ngo urugero rwa hafi Trump we ureba ukuntu abantu bikunda Trump niye mpamvu nyamukuru yatumye ajya mu gihugu cy'abandi kujya gukuramo umuperezida akamufata n'umugore akaba bafunze ngacuruza ibiyobyabwenge ngo bikajya kwangiza iki urubyiruko rwiwe rwo muri Amerika n'abaturage none twebwe perezida wacu arabona ibivuna muheto bigiye kuza kwica abaturage ngo bigiye kuza kubora u Rwanda byigize gutyo nimba afashe umwanzuro wo kujya kubihiga bikaba ikibazo ngakoze amabara ngo ni ibiki none se zabirebere gutyo gusa bose ko bagiye bagashimuta umuperezida w'abandi ari n'ibiyobyabwenge gusa ngaho utekereza noneho ari abari gutegura umugambi wo kuza kurimbura wenda nka White House byagenda biti si ibibazo se nyine it's a big problem basanga aho bari bivuze ngo ahubwo FDLR yikoreye ishyano yikoreye ibara ahubwo noneho baraje irirangije nimba atanajyaga nimba yajyagayo oyo Perezida Paul Kagame bavuga ngo afite ingabo zo muri Uvi ngo ziwe ngo zikorera muri Congo zifatanya na M23 mwajya mwabibona uburyo noneho zigiye kwinjira byanya reka nkubwire nimba yanazoherezaga ingabo ze none aranakuba nimba yazohereza kubera iki kubera yuko FDLR byaje ari byinshi none mu Burundi bari kubiyatoreza nimba atajyagayo ahubwo ni Burundi araza kubohereza arafata umwanza avuga ati nanjye ntabwo mwaza kunyangiriza umutekano w'igihugu kuko kurinda ubusugire bw'igihugu ni itegeko rega abifite mu nshingano ze agomba kuturinda aho byaba ariho hose agomba kujyayo niyo baba bari muri Amerika n'aba Trump nabo barabikora rero n'abandi barabikora reba ukuntu bagiye bica ba Osama bande Uvira basangaga mu Uvira si hafi na bino bice bya Zabugarama gutyo hariya hirya reka ntago ari hafi ariko bisa naho nyine ni hafi n'u Burundi ariko ushobora kuva i Burundi ukajya muri Uvira ukajya Uvira Kamanyura none se nkubwire so uva Bugarama ukajya Kamanyura Kamanyura ukagenda ukagera he
muri za Uvira gutyo ugiye za Uvira ni kure cyane, ni ibirometero biri kure cyane, ni ibirometero biri kure cyane rwose. Uvira ni kure, ariko urumva ko noneho bishobora guca mu Burundi bigahita byinjira he muri ahantu mu Rwanda, ku mipaka yo ku Rwanda ahantu ha hafi, kugira ngo bibagendekere neza. Birabasaba yuko bazabanze bagakure mu veturara za Kamanyora n'ahandi, kuko bayihakuye nyine nibwo babona inzira nziza yo kwataka u Rwanda. Ikindi cya kabiri, ubwo nicyo nashakaga kuvuga, birabasaba ko kugira ngo batake u Rwanda nyine wenda mu buryo babishakamo, birabasaba ko bazafata kino kibaya cya Nyiragongo cyose, Nyiragongo na Goma yose bagacakira, bakajyana za Mogoma aho n'ubundi bahagaze basheringa ku Rwanda na za prene do Rwanda barasa, bakajya bibaza se amabombe turukoreza kujya he, kumbi baje kuvumbura ko amabombe hari ikintu kiri kugira ngo woreza kigira ngo ibi ngibi wenda Kinshasa amaze kubibona. Noneho i Burundi se i Burundi ntago ho bacayo ngo bazisi byoroshye, hari mu Kirundo rwose bakambuka no mu gihugu cy'u Rwanda naho biroroshye, naho byaborohera. Ndakubwiza ukuri ko ubutasi bw'u Rwanda babukora neza cyane, aho bazanyurira hariho hose. Perezida Paul Kagame aravuze ngo abanyarwandakazi muryame musinzire murarinzwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, mu mabwiriza gihabwa cyangwa mu myitozo gihabwa n'amagambo kibwirwa, bababwirwa ko ikintu cya mbere ari ukurinda umutekano w'igihugu. Bitaba ibyo ngibyo uba ugomba gupfa, niho hahandi uri kurinda igihugu cyawe. Bivuze ngo rero niba umusirikare w'u Rwanda yaratojwe kuzarinda igihugu, bivuze ngo nta cyaba ngo kize guhungabanya umutekano. Ubu rero reka nkubwire, FDLR zorohereje u Rwanda ibintu byiza cyane. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rwo rwahoraga rudekarara ko ruhiga FDLR, Tshisekedi akabihakana, none FDLR ziravuze ati ariko twe turahari burya da, kandi tuba mu Burundi, tuba mu Burundi, tukaba n'ibirindiro byacu bikuru bikaba biri hehe Uvira. Nta kuntu FDLR yaba yaganiriye n'uriya Trump, bafite ukuntu buriya bajya bagana mwana ntiwamenya kubera iki. South Africa nanabibonye n'amafoto yabyo sha, South Africa, Angola, leta y'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Ababiligi, France, iminota yatujyanye barashyigikiye, bari kumva bakomeye. Iminota yatujyanye no ngayo nguko amakuru yarayo ngayo, naho mukanya tubazanira andi tudashoboye kubabwira aka kanya kubera ikibazo cy'iminota tutarambirana. Rero ubwo mu zindi update turaba turi tayari kuyabagezaho. Mugire akazi keza, turabakunda cyane.